bwayo. Iyi nyandiko yatangiye kuyandika saa 8:39 mu rukerera rwose, maze kuvugana n'umuntu ntamenye igihugu yararimo washakaga kunyishyurira amadeni yose mfite, ngo burya ngo urusha nyina w'umwana imbabazi, abanyarwanda tubizi yuko abashaka kumuhekenya. Ariko kuko namugizeho amakenga, n'ubwa mbere twari tuvuganye, ngo atabari umwe mu bashaka kuntega imitego ngo ansiga icyasha anagisiga ubuyobozi bwanyu nyakubahwa perezida wa repubulika, nahisemo kwanga ubwo bufasha kandi mukeneye, kuko mushobora wenda kuba mutarabikurikiye, mufite akazi kenshi, ariko hanze hamererewe nabi cyane. Nyakubahwa perezida wa repubulika, Imana niyo yavuze iti nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona, kandi ndahamya ko byakugezeho ko ngukunda bizira uburyarya. Wasanga no mu byo banziza n'ibyo birimo. Nimba mbagiriyeho umugisha, ndabasaba ko aho kwishyurirwa n'ibyo bigarasha cyangwa se n'abandi bigize ibigarasha kugira ngo bantege uwo mutego, ndaza gusobanura uburyo bawuteze. Nkabasaba yuko nk'umubyeyi w'abanyarwanda, utwo tudeni abatanyifuza mu kibuga cya politike buririraho, mwatunyishyurira ari mwebwe, ubundi mu buhanga nzwiho nkakorera u Rwanda nemye nk'ububa, uretse ko nta na gahunda yo kububa njya ngira, naho naba mfite ibibazo. U Rwanda rwacu rufite amadeni ya miliyari 5.5, sindabona rwagiye muri General Assembly ya UN abaruhagarariye bububa. Ntabwo icyo ngicyo giteze kuzagaragara kuri Mutabazi, kandi uwo niwe munyarwanda ni twifuza. Ibibazo ufite ntibikwambura ubunyarwanda, ntibyemerera abantu kukwibasira no kuguharabika barenga ku mategeko, kandi turi igihugu kigendera ku mategeko. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ibyabagezeho byose bimparabika bigamije kunyigizaho mu kibuga cya politiki, ariko mbizeyeho ubushishozi. Soza ndizeza abanyarwanda ko ntazadohoka, nta kudohoka, gahunda nisindohoka. Bya bitekerezo by'imboneka rimwe bya knowledge based export oriented economy byatumye mu nkunda bikanatera abo bavandimwe kungirira ishyari, ngiye kubibahundagazaho ku bwinshi. Uguhiga ubutwari muratabarana.